igishoro gute mureba ndi rushati mwana waramemukiye boyfriend karame nta mafaranga ngaho umukobwa yakuriye mu buzima bwawe nyabazi bine ako ni nko muri 400 hari n'igihe byagera muri 400 ni nka 400 muri 400 okay ayo ngayo ubwo yateranyije yose hamwe ako ari igihe 400 byanarengaho nk'ijana abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri tugakuraho n'ay'umuceri abakobwa batagira umuco bonga ibiceri duciriye inshuro byose bagomba kubicaho hanyuma ubundi bagacaho tukabura umuceri duca inshuro congo zikaducikiraho zigakecura zikaba nk'ubuce abakobwa jawu n'abacuye mani ubu njyewe mpora ndi gucaya icumbi ryishuraga 10 iyi ni inshuro ya 10 nishura nyiri icumbi shahari kuncaga ngo umuhereze ikitwa ibiceri nta n'agaceri k'icumi nyiraceri yayaciyeho arangije nawe ayidacaho ubu kwa mucoma sinaca abakobwa jawu muri abacuye ni njyewe igicucu mu gacubu babyeyi rwose n'ukuri ndabashimiye ko mwanyigishije disi ubusamashengo igishinwa nashimi ndashishimura ndagaca n'inshinge nicaranye na nshimiye ducezereza chekaho kuri deco yise gusa disi sirashari isirabisha ishati yanjye ni nka shitingi inshuro 10 ngerageje gushaka ibiceri biranshenga nkacabica iyo ngize ngo mbaciriyemo uko binshenga birabacanga mukancira ngo ndi igicucu babyeyi rwose uyu Patrick ni mu mutama w'ubutunzi buturuka umutima ugiye guturika ndabasaba igishoro ngo ncume gushaka amashu mu gishanga yo gushira amashuri mukancurira nk'umubisha muti weshe amashuri akubera igishoro amashuri arambera igishoro gute mureba ndi rushati babyeyi rwose yes umeze neza imana ishimwe kandi nawe utameze neza nagahora gahanze vuga uti byose bizashira wizere ko ibintu bizarangira uyu munsi rero natumiye wa musore wanyu mwakunze cyane boyfriend ku kiganiro cyanyu cya mbere twakoze mwaravuze ati boyfriend dushaka azagaruka sano namugaruye uyu munsi reka mbabwire ni muze kuryoherwa boyfriend amakuru yawe imeze bo tangira usuhuza abadukurikiye sasa rero nitwa boyfriend Patrick nk'ibisanzwe ndi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya munganega impangu mangara murenze impinga sinjya munga muhaga nubwo butahari nkatoye ninjye muhungu mwiza umwiza mwese mwisomwere nabi mwira nta n'umwate wo kumwaza ndi umwami utari umwana ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wawe mimwe kwitama asikiwe ati n'umwari wawe ama imwe kwitama ese boyfriend kuri kuvugana kuka gake washonje ntago ari cyane navuye mu rugo harimo ikijumba naje ndiye ikijumba ariko naje ndiye ibijumba 2 gusa se kubera iki buri gihe uvuga n'agahinda none se nanjye katari ngewe wabihisemo kari okay mbere yuko dutangira kuganira noneho ngiye kudukubita ka kaboro karimo ngo ngibi ni true story kugira abantu babanze bumve kari wowe twagiye ndumva ngo ibigeragezo si karandi ariko kuri ngewe biraranda basi urebye kuri iyi nda hari inda zidanduye zidagadura zirya dance disuku ndeba nta na desa ndarandira nonyiti dage nabuze indazi narwaye n'indege kuradira dadi yarayandishe none niyi mudomo ngari buyidihi muranitangiye iritama unyite bitama karamata nangwa se matama Tereza wanyita umutubu nta n'amata ndata mu matama disi utabyita kuyatamwa ahubwo Tereza aratukana muri gato nta nagatara kandi mwana bro ibi ngibi utabyidatara ahubwo ni turusitori reka da byarangiye ibi ngibi niba byitetara ahubwo ni turusitori bivuze iki nyine ni ibyanyabyo ntago ari inkuru n'ubuzima bwanjye boyfriend national na international bitaniye national na international byose sisi bisa nuko rumwe ari urufaransa urundi akaba ari ubwongereza akaba bivuze iki waravuze international na national ni ubwenege ni nk'ikintu ni nk'ubwene gihugu international kiba ari mpuzamahanga hari niko kubyumva national ni ubwene gihugu international ni mu gihugu nyine aba ari ikintu cy'igihugu ariko international ko nyine biba byabaye nka mpuzamahanga mbese biba byarenze igihugu ubona byagusaba ubwenge bungana iki kugira ngo umenye ko nta bwenge ufite
ndabizi ko ntabwo nzi ko hari abantu benshi babimbwiraga. nyine byagusaba ubwenge bungana iki kugira ngo umenye ko ntabwo ufite? Byansaba ubwenge bungana iki kugira ngo umenye ko nta bwenge ufite? kugira ngo umenye ko nta bwenge mfite? sha namanza nabaza papa yewe wabinsubiza. wabaza papa? ni wowe ku giti cyawe nyine umva byagusaba bwinshi bukeya kugira ngo umenye ko nta bwenge ufite ariho byibwiye? Byansaba ubwenge buke. none se ubundi ko njyewe niyizi. uzi ko nta bwenge? Oya ndabizi ndagufite. kandi byagusaba buke? nese wumva byagusaba buke ugahita umenya ko ntabwo ufite. yamba natabufite naba nsoba ku buriri kandi none ntabwo nsobagaho. bwo kuba utasaba ku buriri bivuze ko ufite ubwenge? naragubaye. kuragubaye? uri n'umusore mwiza ariko. urakoze. habura iki se kugira ngo ube mwiza cyane? utwenda twiza. twenda twiza. okay, boyfriend rero twarahuye sibyo? kandi njyewe maze kubona ukurikirwa n'abantu 50 ngahe kuri TikTok 72. ese umuntu ukurikirwa n'ibihumbi 72 abura amafaranga ute? none se nyine abantu batayaguhaye wagize ngo se TikTok irahembaga? ntabwo ihemba. wapi nagihembaga pe. ibyo mwana nibyo bimbabaza. ufite amafaranga 70 se noneho utinjiza? ese kugikomeza kubikora? sinafunguye na YouTube se. nayo nibigera hejuru izatangira kumpa amafaranga nanjye nzabinse neza nkawe. nanjye ubona nsa neza. TikTok ntabwo ihemba mu Rwanda muri make. niyo makuru nafashe. niyo makuru wafashe cyangwa ntabwo uramonetiza wowe? aya niyo makuru nafashe kandi abantu babimbwiye uko nababonaga sha nabo yabaga ari inzobere. yego. ese ubundi iyo bavuze monetize wumva iki? monetize iyo yabaye monetize ukuntu mba mbyumva. iyo niyo yabaye monetize njye mba numva ko ari ryo tangiriro ryo kurya amafaranga. nyine kumonetiza ni ukugira ute? ni ukurya amafaranga? kumonetiza ibyangombwa numva iyo yabaye monetize mba numva ibyangombwa byuzuye. yes. ibyangombwa bize byayo nyine ibisabwa byuzuye. hasabwa ibiki? hasabwa ibiki kuri YouTube? hasabwa amasaha 4000, hagasabwa abasubscribers 1000. ibyo ngibyo rero mwemereye ko tugomba kubigira mu byumweru 3 bitarenze ukwezi kuri YouTube yanjye? kuri YouTube yawe. urakoze bayita cyane. ngo iki mbere na mbere? Boyfriend TV Rwanda. Boyfriend TV Rwanda. abantu mbere na mbere mubanze mujye gukora subscribe kuri Boyfriend TV Rwanda. twagiye noneho sasa rero tugeze muri ka kanya kacu uri kumva. mbere yuko mbwira amakuru yo mu rugo ngo tuganire bisa nkaho birambuye mbwira n'ukuntu ubuzima bumeze. urabizi se cyane utuntu dutanu ubundi usubize? ndabizi. utuntu dutanu abantu bakareba ko ushoboye. so niba ari n'iki umuntu yagufasha akaba yakigufasha. natwe twabanje kumenya ko ugize ute ko ushoboye. yes. twagiye ntidusoza nibwo tubwire se ukeneye ko abantu bagufasha iki? baguha yahe maboko? uraza kutubwira nyuma nyine. utuntu dutanu twagiye. ni nani stop. nani stop. tubere kwa Kiramani. ntacyo bitwaye. hajya hari Kiramani narinda hari n'abanyamakuru hari narebe ukurikiranye uko ushaka yara kuri Kiramani. twagiye. Kiramani manu ukuye manini imana muri famine ukuye mani reka ngutakura tagitse wowe musitari utagira iti ku cyitegererezo cy'abato moteri ya entertainment utagutaka yotse imiteje uruvugiro nyaruvugiro no gukuvuga nkuvuga ibigwi uko sukuvuga vuga aho yangewe nanakugira ikivugo nkajya nkuvuga aho abandi bivuga. Kiramani dadi mama bambe icyo ngukundira ntiwirarira nkababarara bamwe barara no mu mapara bamwe bibaba nk'abari mbarara bakabarara nk'abarara
urahawe hose nihabe henshi ahenshi hose nihaba hawe kandi bibe nk'ihame ntugahume bibe nk'ihame ntugahomba ukwiye ihumure kandi uhumura. Ubwo ubu ni Kiramani twagiye ku bwa kabiri. Ushaka utakurikiza ku bantu gusa genda uvangamo na bya biboro byawe. Biboro umaze iminsi ukora, hari ibisigo umaze iminsi ukora uri mu rugo ukuntu ibyo nshaka kuza kubituvangiramo. Twagiye hari igisigo cyitwa babyeyi rero ngiye kumanza naguciraho muri make. hari ukuntu uba warize warangiza kwiga ubuzima bukanga ukabwira ababyeyi kubera ko ubuzima bwanze ngo ni mume nk'igishoro bagufasha kuzamura ubuzima. Noneho bakanga nyine bakavuga ngo amashuri twakwigishije twarakuririye ibyo birahagije ntibikubera igishoro. Kandi n'ubuzima bwanjye ibyo ngibyo utabigira ni true story. Let's go with the true story of boyfriend Patrick. Let's go. Ababyeyi rwose ni ukuri ndabashimiye ko mwanyigishije disi ubusa amashengo igishinwa nashimi ndashishimura ndagaca n'inshinge nicaranye na nshimiye ducezereza chekaho kuri The Choice gusa disi sirashariye sirabisha ishati yanjye ni nka shitingi inshuro 10 ngerageje gushaka ibiceri biranshenga nkaca habica iyo ngize ngo mbaciriyemo uko binshenga birabacanga mukancira ngo ndi igicucu. Babyeyi rwose uyu Patrick ni mu mutama w'ubutunzi buturuka umutima ugiye guturika ndabasaba igishoro ngo ncume gushaka amashu mu gishanga yo gushira amashuri mukancurira nk'umubisha muti woshe amashuri akubera igishoro amashuri arambera igishoro gute mureba ndi rushati. Babyeyi rwose uyu Patrick ni mu mutama w'ubutunzi buturuka umutima ugiye guturika ndashaka ko munyereka igibutunzi buturuka n'itayi mwatereta fiete nkamutera imitoma nkabyara tite na teta nagutitira hari ibimutunga. Babyeyi mwagize ibambi koko. Babyeyi murumve sasa rero kandi ibyo bintu bibaho mu buzima busanzwe bose subize n'ahantu hatandukanye cyane. Nawe nibyo byakubayeho? Yego. Byagenze bitese? Nyine ngewe narababwiye ngo nibama agashoro dadi naramubwiye ngo nama agashoro inge kurangura amashu arangije aranga. Ubwo shakaga ngahe? Nashakaga byari 3,000 nkazaza ndayashira ku ishuri. Kazagemura ku ishuri. Twagiye n'ikisiko cya gatatu ugiyeho. Abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri tugakuraho n'ay'umuceri abakobwa batagira umuco bonga ibiceri duciriye inshuro byose bagomba kubicaho hanyuma ubundi bagacaho tukabura umuceri duca inshuro congo zikaducikiraho zigakecura zikaba nk'ubuce abakobwa jaho n'abacuye. Mani ubu ngewe mpora ndi gucaya icumbi ryishuraga 10 iyi ni inshuro ya 10 nishura nyiri icumbi shahari kuncaga ngo muhereze ikitwe ibiceri nta n'agaceri k'10 nyiraceri yayaciyeho arangije nawe ahitacaho ubu kwa mucoma sinaca abakobwa jaho muri abacuye ni ngewe gicucu mu gacubu. Mani uretse kuba ameze nk'injiji na n'ubu ndacyari mu rujijo. Jeannette wanyita Joriji ngo ndi umujene utagira ijana icyama nkazibonera ijuru. Hari uwo muzarira ubukaro musanga yarariye amakare abakobwa namwe abakazi abakubita kuma ku kaboko mubura uko mufata agakoni mubura uko mufata agakwigiye muri mu gikoni mudutegeka kubagurira kari ngo dati kari ni y'urukundo kumbishaho nuko dukura abakobwa shaho muri abacuye. Hasigaye kamwe wasize unguturiye umutima ubu mu mutima harimo uruguma ndi kumva naguha urugome ariko nge sinkunda urugomo ikindi sindi umugome ariko we warangomeye kuba umugore w'undi mugabo nari nzi kuzambera umugore. Ingutiya nakuguriraga zabaga ari zo muri Gabo Gambia ndetse na Ghana siniganaga nimanigango nge kugutomera kayoga nge niguriraga yoga tingo naguturira amangati y'inzoga ukigumura none rebe byunkoreye. Nagumaga mu rugo ndi kugugura ikigora maniga ari kuguguna ingurube ngo ntazabura uko nkugurira ikigaye twagiye Kigali koga none rebe byunkoreye sha. Ibuka disi duhura bwa mbere kwa hagayi waje guhaha nanjye guhaha nkubwira hayo nsubiza hayi mba ndaguhobeye ni wobe ni wamunga nawe umahagura amobera ni wamunga barawo barahunga bajya guhuruza abandi bahungu batiye babayuhu muze mureba bahanga mu guhoberana. Wari wankunze ukimbona nanjye disi byari bityo umbwira ko witwa Muhoza umuhanga kazi w'imuhango hananura ibihanamye nanjye niyewe yuhu warayaho mbonye ihoho nkukunda nk'uguharaye baherena nkabimahero.